Kristo gukomera kwawe n'ubusa. Ariko uri kumwe na Kristo uba uri umuntu ukomeye. Haleluya. Yanibuka kwisigira abantu bakomeye bakagira iby'ubutunzi, ariko nzi ko hari abantu bajya bapfa bagapfa n'ubutunzi bwabo bukajyana nabo. Ariko iyo nibutse ko turi kumwe na Yesu waduhamagaye uvuga ngo azabana natwe, kandi nituba tutakiri n'inaha ngaha tuzakomeza tubane, ngasanga niwe mukunzi baruta bose. Imbuto urimo wera ziragaragaza uriwe. Imbuto wera icyo wari ufite icyo ari cyo cyose, imbuto zawe zikeneye gusoromwa n'abantu abaribo. Imana ikumera umugisha kumva ko imbuto zawe zasoromwaho n'abantu abaribo bose. Yawe wasubiye inyuma, umutima w'Uwiteka ntabwo urimo urakwishimira ry'Imana. Hari ibintu abanyegiputa biganye bagerageza kubikora, bageze hagati bararengerwa. Imana ikurinde kwigana ibintu bitari iwanyu. Ibintu bitari iwanyu Imana ikurinde kubyigana. Urugo rwanjye rumeze nk'urwawe, sinazi wowe ngo nigane. Twatangiye tuvuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba data. Iyo ukomeje gusoma ajya ngo jyewe na data tuzaza aho uwo muntu ari tubane. Byifuzo byose wazanye, za ntambara zose ufite, ya makuba wumva kugoye, n'umukundu uzitondera amategeko ye. Niwawe ntunezerwa, ariko ndakwingingiye umufashe yongera azabane nawe. Iyo umufashe yagiye nta bintu bikuryohera, ariko iyo umufashe hari adufasha kwera imbuto nyinshi. Dusome hakurya, aravuga ngo ninjye muzabibu namwe muri amashami, uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Yemwe batinyutse ibyo mwatinyaga kera, nuko umufasha yamaze kugenda. Iyo umufasha gihari ukibasha kumvira, ariko iyo umufasha yamaze kugenda hari ibimenyetso bikuranga, n'isura yawe ihorana umunkanyari. Umukiranutsi wanjye nasubira inyuma agakora ibibi, sinzamwishimira. Imana ikeneye ko twongera gusoma ibihe byacu nk'ibya kera. Hari abantu baje baratangije imishinga y'ubukwe, hari umaze imyaka 30 avuga ati ko ngize 34 ntarashaka, muri iteraniro wandangiye Uwiteka ukandangira iwanjye tugahura. Turimo turi uruvange, n'amasengesho yacu arimo hano gutya, uhereye kuri twe twicaye hari amasengesho n'uruvange, ariko umwuka wera araza kuvangura n'ikintu gikwiriye. Haleluya. Umwuka waraza kuvangura n'ikintu gikwiriye, araza gusubiza umuntu wese icyifuzo wazanye. Iminsi yose ngize umugisha wo guhagarara imbere y'iteraniro n'abantu nganiriza ku mbuga, ndababwira ngo ikintu wemeye uzagihagarareho. Hari ibintu abantu biganye, ariko umwuka wera w'Imana yambwiye ngo atangariza itorero ryanjye ko hari ibihe nteguriye abera banjye. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba data, sifa kwa Bwana, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa. Namenye ko abakiranutsi bapfana amatwi yumva. Hanyuma Yesu yababitsemo ikintu gikomeye, aravuga ngo nibo bantu ba mbere bazumva impanda nivuga, hanyuma bahere ko bazuke, nibamara kuzuka ngo bazaba kiriho. Paul yarabyanditse, iyo usoma wumvaga yandika nk'aho azaba kiriho. Yesu niwe gishitsi, natwe turi amashami. Ishami ryose riri hano ryifurije kwera imbuto ziza mu izina rya Yesu. Turi amashami.
Imana yemeye ko twongera guhurira mu nzu yayo tukabasha kuganira ijambo ry'Imana. Tubahaye ikaze mwebwe mwese mwamaze kuhagera. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Hanyuma turashimira amakorari yacu amaze kuririmba neza. Mu buzima bwanjye nkunda indirimbo, hanyuma zaba zivuga mu byanditswe byera umutima wanjye ugashira. Kuza kubigisha bishobora kuza kungora kuko jyewe nafashijwe imbere yanyu. Kuza kubigisha bishobora kuza kundushya, ariko uko dukomeza gufatanya tugasengerana biraza kugenda neza. Muri bimwe bingwa neza mu nzu y'Imana, nsanga ari ahantu heza haruta ahandi hose ku isi. Iyo twicaye hano tuba twicaranye n'abantu bakomeye. Hano mu isi tugira abantu bakomeye, bakagira titire zikomeye, ariko njya nibuka ku isi igira abantu bakomeye bakagira iby'ubutunzi, ariko nzi ko hari abantu bajya bapfa bagapfa n'ubutunzi bwabo bukajyana nabo. Ariko iyo nibutse ko turi kumwe na Yesu waduhamagaye, uvuga ngo azabana natwe, kandi nituba tutakiri n'inaha ngaha tuzakomeza tubane, ngasanga niwe mukunzi baruta bose. Hanyuma ngasanga niwe muntu dukwiye kwizera twese. Amen. Ngiye gusoma, hanyuma worship team baraza kuza baze kumfasha. Nimara gusoma, umuririmbyi uvuga ngo nkunda kumva makuru y'umurwa. Sawa, barabitegura baraza kuza kumfasha, tuze kuza kuririmbana, dufate Bibiliya zacu. Hanyuma ku bashyitsi, nitwa Kayihura Michel, ndi umugenzi, ndi mwene so. Uko utegereje niko nanjye ntegereje, kandi ntegereje ko Kristo n'abataraza itorero nzaba nkiri n'aha ngaha. Hanyuma impanda nitinda kuvuga shobora kuzaba nkiriho cyangwa narapfuye, ariko yaravuze ngo n'abazaba barapfiriye muri we nibo bantu ba mbere bazabanza kumva impanda. Namenye ko abakiranutsi bapfana amatwi yumva. Hanyuma Yesu yababitsemo ikintu gikomeye, aravuga ngo nibo bantu ba mbere bazumva impanda nivuga, hanyuma bahere ko bazuke. Nibamara kuzuka ngo abazaba akiriho, Paulo yarabyanditse, iyo usoma wumvaga yandika nk'aho azaba akiriho. Natwe iyo tubyigisha nk'abantu bazaba akiriho, ariko Yesu naza ukiriho uzahindurwa, kandi abantu bazahindurwa ni abakiranutsi. Muraza kunyihangana ngize iminsi mubiri urwaye utameze neza, ariko nabyo Imana iraza kubikiza. Amen. Hanyuma rero ndakwifuriza nawe muri iri teraniro tugiye kuganira amagambo wasomye wigishijwe, nta kintu gishyashya Kayihura azanye, ahubwo ni ya Bibiliya tugiye kongera gusoma. Abana bashumba barakwigishije, abandi bigisha baciye barakwigisha, ariko tuje kwibukiranya. Kandi abantu tuje kwibukiranya nabo, hano harimo imitima ibirushye. Ingeri tugiye kuganira nazo, harimo abantu baje bavuga bati Mana turakwinginze nitugera kwakizwa, baje gushaka Yesu. Hari abantu baje aha business zabo zahombye, hari abantu baje aha barimo bashaka akazi, hari abantu baje basengera abana babo, hari n'abaje aha ngaha bataragira umugisha wo kubyara. Hari abantu baje baratangije imishinga y'ubukwe, hari umaze imyaka 30 avuga ati ko ngize 34 ntarashaka. Muri iri teraniro wandangiye Uwiteka, ukandangira uwanjye tugahura. Turimo turi uruvange, n'amasengesho yacu arimo hano gutya. Uhereye kuri twe twicaye hari amasengesho n'uruvange, ariko Umwuka Wera araza kuvangura n'ikintu gikwiriye. Haleluya! Umwuka Wera kuvangura n'ikintu gikwiriye, araza gusubiza umuntu wese icyifuzo wazanye. Imana tuyikomera amashyi menshi cyane. Umwuka Wera araza kuvangura. Sifa kwa Bwana.
araza kuvanguramo ibintu bikwiriye, hanyuma uhumure nawe uraza gusubizwa. Kankurangira ahantu uza gusubirizwa. Dusome mu butumwa bwiza Yohana, twihute tugereyo, ibice 14, hanyuma ndaza kugenda nsoma n'ahandi. Tuze kurwana n'iriya minota iri hariya kugira ngo turebe ko twaza kwikura hano hantu. 14:15 aravuga ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, sifa kwa Bwana, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa. Ibindi muraza kubyisomera. Ubwo ndangiye umuntu wese uri hano wari muri ibyo byiciro nimo mvuga. Ijambo rivuga ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Bya byifuzo byose wazanye, za ntambara zose ufite, ya makuba wumva kugoye, n'umukunda uzitondera amategeko ye. Kwitondera amategeko y'Imana ni ibintu bikomeye kandi byoroshye. Muzabona abato n'abakuru kwitondera amategeko y'Imana, muzabona abantu babishoboye, tuzasanga intwari zabishoboye, ariko tuzasanga n'abandi batsinzwe. Ariko muri iri teraniro ndakwifuriza kongera gutsinda mu izina rya Yesu. Muri iri teraniro ndakwifuriza kongera kunesha. Ni mu nkunda, nawe n'ukunda Kristo witondera amategeko ye. Haleluya. Aravuze ngo nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha. Nkwifurije umufasha uzabana nawe. Mu bantu turimo tuganira hano hari abahagaze hano barahirana n'abafasha babo. Ndashaka dutandukanye umufasha tubana nawe mu rugo mu buryo busanzwe, ariko tuvuga umufasha witwa Umwuka Wera. Haleluya. Hano hari abagabo barahiye baravuga ngo tuzabana n'abagore bacu akaramata, tuzakomeza kuba bizerwa, tudateshite ku nshingano zacu, ngo tuzabakunda baba barwaye cyangwa ari bazima. None uyu munsi kumukunda byarakunaniye, ariko Kristo turinginga ngo aze kukongera guha umufasha. Turimo turaganira abantu barimo hano, hari n'abafite amadivorce, hari n'abamaze kuyakora, hari n'abafite ari mu ibanga, hari n'abataraye mu ngo zabo, hari n'abaryama mu byumba bibiri bitandukanye, hari n'abamaze kwahukana kandi bari iwabo. Turi mu rusengero mu buryo butandukanye, ariko ndingize ngo umufasha naza azabana nawe iteka ryose. Iyo umufasha aje araguhumuriza. Haleluya. Ndashimira umufasha iyo yaje akumara intimba n'agahinda. Nanjye nzabaha umufasha wo kubana namwe ibihe bingahe byose. Iyo umufasha aje ikintu cya mbere tumara ubwoba. Umufasha tumara ubwoba. Umufasha yaje aduha imbaraga zo kurwana intambara kandi tukazitsinda. Muzi intambara turwana nazo. Intambara dufite, mwene data yavuze ngo dufite abashumba ngo kandi benshi, ngo kandi bazabasure, ngo umugisha w'Imana bazawature. Nibyo turabahesha b'umugisha, ariko natwe tutabonye umufasha ntabwo twabasura. Umufasha ataje ntabwo byakwemera, ariko umufasha naza azadushoboza muri byose. Nifurije umuntu uri muri biteraniro Imana iguha umufasha. Haleluya. Yesu yaravuze ngo ndi umuzabibu w'ukuri, ndi umuzabibu w'ukuri. Hakurya hano iyo ukomeje gusoma usanga umwanditsi avuga ngo ntibishoboka ku ishami ryakwera imbuto ritari mu muzabibu.
Yesu niwe gishyitsi, natwe turi amashami. Ishami ryose riri hano ryifuje kwera imbuto ziza mu izina rya Yesu. Turi amashami. Haleluya. Iyo rero umuntu yemeye kuba ishami rizima yera imbuto nziza, ariko ishami iyo rimaze kwivana ahantu ryari riri ntabwo ryongera kwera imbuto. Nifurije abantu muri iri teraniro mwakira umufasha, hanyuma umufasha azabashoboje kubasha kwera imbuto nyinshi. Haleluya. Haleluya. Iyo umufasha yagiye umuntu aba mubi. Kambabwira ibintu biranga umuntu umufasha yamaze kuvaho. Twese tumugirira ubwoba. Umuntu umufasha yavuyeho twese tumugirira ubwoba. Niyo tubana mu cyiciro runaka turagutinya. Umuntu atinyuka ibyo yangaga. Iyo umufasha yamaze kugenda umuntu atinyuka ibintu yumvaga ko bizira. Yemwe batinyutse ibyo mwatinyaga kera, nuko umufasha yamaze kugenda. Iyo umufasha gihari ukibasha kumvira, ariko iyo umufasha yamaze kugenda hari ibimenyetso bikuranga, n'isura yawe ihorana umunkanyari. Nta byishimo ugira, nta ndirimbo zakunezeza, nta jambo ryakunezeza, niwawe ntunezerwa. Ariko ndakwingingiye umufasha yongera azabane nawe. Iyo umufasha yagiye nta bintu bikuryohera, ariko iyo umufasha hari adufasha kwera imbuto nyinshi. Dusome hakurya. Aravuga ngo ninjye muzabibu namwe muri amashami, uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu uguma muri nge niwe ubasha kwera imbuto. Njya numva aya magambo najya nyibutsa abantu bose, abakomeye n'aboroheje, nkababwira ngo nta muntu ukomeye kuri iyi si. Icyakora wakomezwa n'igihe urimo. Igihe wicayemo cyagukomeza, n'igihe ufite wowe cyagukomeza, ariko hakomeye umuntu uri kumwe na Kristo. Iyo utari kumwe na Kristo gukomera kwawe ni ubusa. Iyo utari kumwe na Kristo gukomera kwawe ni ubusa. Ariko iyo uri kumwe na Kristo uba uri umuntu ukomeye. Haleluya. Bibiliya iravuga mu rwandiko hano mu Baheburayo, musimbuke mugere mu Baheburayo. Iyo umuntu afite umwuka wera yabonye umufasha agira kwizera. Agira kwizera. Muraza kubisanga mu Baheburayo ibice 11, wenda musome muhereye ku murongo wa 23, ariko jye navuga ku murongo wa 29. Wandiko rwandikiye Abaheburayo. Yavuze ngo kwizera niko kwatumye baca mu nyanja, haleluya, itukura, n'abaca ku musozi. Kwizera, iyo umuntu afite kwizera anyura ahantu hataraho kunyurwa kandi bikemera. Haleluya. Iyo umuntu afite kwizera, uyu ni Mose wajyanye n'Abisiraheli bagerageje, kandi amaze gutaha yabonye umusimbura mwiza. Abisiraheli barambutse kubera kwizera inyanja itukura, bayambuka nk'abambuka ku musozi. Ngo ariko abanzi babo bagerageje kubigana bararengerwa. Kambabwira iki kintu, hari ibintu abantu mugerageza gukora bakabyigana.
hari ibintu mugerageza gukora abantu bose bakabyigana. Iwacu kubera dukunda kwigana akazi, uzasanga uyacuruza kenkayori undi azayishinga iruhande rwe, uyafite dayari undi azayishyira iruhande rwe. Donc usanga turasa n'abantu bagera muri quartier tukigana ikintu, ariko nashaka gutandukanya ibyo bintu. Bano b'Isiraheli bari bafite igihe Farawo yarabigaruriye, yarabagizeho imbaraga, ariko igihe kigeze Imana irabibuka. Ibibutse akomeza kubarebera muri ya sura ntacyo afite ububasha, abakurikira Imana yamaze kubatekerezaho. Ngo ariko ageze ku nyanja, ngo abona abana barambutse, ngo hanyuma naravuga ngo natwe twambuke. Ngo ariko bagerageje kubigana. Hari ibintu Imana igiye gukora, kwigana gushire. Bashumba, hari ibintu Imana igiye gukora, kwigana kurangire. Hari ibintu twiganye tubihereza isura, tubiha n'agaciro, ariko ndashimira nyiri uyu murimo, awubereye maso. Iyo urimo wigana, iyo wigana nk'ingeso zo hanze ukazizana mu itorero, ukazijyana iwawe, nyir'umurimo rero, haleluya, ku cyumweru biba bigoye Mana. Sawa, hariya hasigaye iminota ingahe? 15. Sigaranye 5, 10, 15 hariya niyo sigaranye hariya. Reka mbararike, mushumba yatubwiye ngo kuwa kabiri hari amasengesho yo kwirirwamo, mwese muratumiwe muzaza. Niho tugira umwanya wo gusenga umwanya munini. Hanyuma abamama bari hano, kuwa gatanu muratumiwe mwese. Kuwa gatanu hano mu mama hazaba hari ibihe byiza, babatumiriye n'abashyitsi, muzaza mwumva ijambo ry'Imana rirambuye. Ku cyumweru turabipa, iyo ukeneye kugira ngo uzakomere, ukomerere ku cyumweru biragora. Hanyuma n'urubyiruko namwe ngo kuwa gatanu nimugoroba ngo muzaboneka. Ubwo sinongeye kubararika se? Haleluya. Baba jeni bitegure baza hano, hanyuma tuze kubaririmbira, mwiteguremo muzano ya minota sigaranye hano, muraza kuba muri mwe mwitegura. Mana kwigisha ku cyumweru birangoye. Hanyuma aravuze ngo kwizera kwatumye Abisiraheli bambuka. Ngo abanzi babo bagerageza kubyigana. Ndimo senga nijoro, nagize umwanya wo gusenga nimo ninginga Imana. Kwigisha rero ku cyumweru ni byiza, kuko tuba turimo tuganiriza abantu bareka kongera gusenga ku cyumweru. Abantu bareka kongera gusenga ryari? Umwami wacu Yesu Kristo namwe arabakunda, kuko ibyo mwari murimo n'indi mirimo isanzwe. Ariko ndimo senga, ndimo somera ijambo, nageze kuri ijambo ryitwa kwizera. Hanyuma mbona abantu biganye kwizera, barabyiganye. Biganye ibyo Abisiraheli bakoze, ngo bagerageje kubikora, ngo bararengerwa. Imana yanuriye ngo ugende umbwirire itorero ryanjye. Abitorero, haleluya. Twongere turambure ibiganza, haleluya. Mujya mwiyambura agaciro. Umuntu agahagarara hano akavuga ngo ntabwo turi itorero, turi idini. Ariko burya mu mategeko tugira kuvuga ngo hari amatorero hakaba n'amadini.
ariko twebwe turi hehe? Turi mu matorero, turi itorero rya Kristo. Ibihugu by'Abarabu iyo amasaha yabo yo gusari ageze bafunga ibintu byose. Ntushobora kurangura ngo byemere, ntibashobora no kugukingurira ngo byemere. Ntiwajya ku kibuga ngo indege ihaguruke isaha yo gusara itararangira. Barafunga ibintu byose, imihango yabo bayikomeyeho. Mwabonye umuntu ujya mu musigiti yambaye pocket? Ko mujya mugenda mwarababonye? Harabo mwabonye se? Iyo bagiye kujyamo bareba umuhango bemeye. Abipfuka mu maso bakipfuka, abambara amakanzu bakayambara, bagahagarara ku muhango bemeye. Niba abapfuka amaso bakayapfuka, hari ibintu iwacu twemeye. Iminsi yose ngize umugisha wo guhagarara imbere y'iteraniro, isi yose ngize umugisha wo guhagarara imbere y'iteraniro n'abantu nganiriza ku mbuga, ndababwira ngo ikintu wemeye uzagihagarareho. Iyo umugabo atanye n'umugore turamutenga, kandi twemera kongera kugira gute? Kumusezeranya. Si ibintu twemeye? None si yagiye ahandi ntibamusezeranya? Babigize iturufu rero, baragenda bagacomoka bakongera bakagaruka. Hano tuzatorera tubyemere. Ndinginga itorero ry'Imana, hari ibintu abanyegiputa biganye bagerageza kubikora, bageze hagati bararengerwa. Imana ikurinde kwigana ibintu bitari iwanyu. Ibintu bitari iwanyu Imana ikurinde kubyigana. Urugo rwanjye rumeze nk'urwawe, sinazi wowe ngo nigane. Twatangiye tuvuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba data. Iyo ukomeje gusoma ajya ngo jyewe na data tuzaza aho uwo muntu ari tubane, ngo kandi tugumane. Mbifuje kugumana n'umufasha. Uyu mufasha niwe washoboje Abisiraheli bagiye kwambuka, abanyegiputa barabigerageza. Hari ibihe by'itorero birimo biraza. Haleluya. Nabonye ibihe by'itorero bashumba birimo biraza. Doko turi mu bihe, ntimubona ko turi mu bihe byiza? Si mwari ngitwagubwa neza, ariko hari ibihe Umwuka Wera agiye kuzana. Hari ibihe Umwuka Wera yategetse, kandi ibyo bihe amaso yawe azabireba n'akayihura azabireba. Imana yabwiye ngo genda umbwire ubwoko bwanjye bwitegure. Imana yabwiye Abisiraheli ngo iri joro ni ryo kwitegura. Mwakoze ibimenyetso barabyigana. Iravuga ngo ariko uyu munsi ndaza kwica abana b'imfura. Nta munyegiputa uzatabara undi, umuntu wese azaba yirira nk'ijisho. Hari ibintu abantu biganye, ariko Umwuka Wera w'Imana yambwiye ngo tangariza itorero ryanjye ko hari ibihe nteguriye abera banjye. Haleluya. Ibyo bihe rero birakomanga ku muryango, umukunzi wacu araje. Dufate Bibiliya nsoze dusenge. Iminota yageze, kandi iyo ndengeje iminota hariya tugira time keeper w'umuntu ureba iminota, amanota yayankuraho yose. Mushumbi irengeje iminota yantoje gutangira ugasoza mbere, kandi antoza ngo no kurya njye njya mu ba mbere. Amen. Munyemerere kugira ngo nze gusoreza hano. Mu Baheburayo mufate Bibiliya nsome hariya, hanyuma mpite soza abari bahita badufasha turirimbe. Umuntu uri hano ukeneye gukizwa ni inyungu zawe. Hano tuba twaje kwibukiranya, haba ari ku cyumweru twirukanka. Gukizwa bireza ko ari inyungu zawe. Abaheburayo ibice 10.
bice 10 ndasoma 37 haravuga ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Yewe wasubiye inyuma, umutima w'Uwiteka ntabwo urimo urakwishimira. Umukiranutsi wanjye nasubira inyuma. Imana ikeneye ko twongera gusoma ibihe byacu nk'ibya kera. Munyemere muhaguruke dusenga Imana. Mugihe ngo ndaza kurenza hano iminota yangira iti ntegeka ko mfite 28 kandi n'igice. Ndashaka abantu dusengana bahaguruke. Umukiranutsi wanjye nasubira inyuma agakora ibibi, sinzamwishimira. Muri iki gitondo ndagira ngo ninginge duherutse guhura n'ibibazo, ibintu twita abakiranutsi. Hari igihe tubona umuntu ahanura tukavuga ngo ni umukiranutsi. Mwarabibonye namwe, iyo umuntu yuzuye umwuka wera abantu bamwirundaho bazi ngo ni umukiranutsi. Ariko imbuto Yesu nizo yaravuze ngo muzabamenyera ku imbuto. Imbuto urimo wera zimeze zite? Zigaragaza ko uri umukiranutsi. Turetse gura n'ikibazo cy'umuntu wahanuraga abantu bakirunda iwe mu rugo, ntibaye baza mu cyumba ngo baze gusenga, afite abantu 8, hanyuma ejo ndaratubwira ngo nakunze umusore. Afite abantu 8. Asiga abana aragenda. Ni umukristo wacu. Asiga abantu 8 ava mu rugo. Kandi yahanuraga abantu bose basanga igihe banyurana ari urunyurane. Imbuto urimo wera ziragaragaza uwo uriwe. Imbuto wera icyubaro wowe ufite icyo ari cyo cyose. Imbuto zawe zikeneye gusoromwa n'abantu abaribo. Abantu abaribo. Imana ikumera umugisha kumva ko imbuto zawe zasoromwaho n'abantu abaribo bose. Mbese uyu munsi barimo baragusoroma wiki? Ejo bundi twasenganye na shehe yuzura umwuka wera. Turasengana turafatana yuzura umwuka wera. Uyu munsi yo muhuye arababwira ngo Yesu ashimwe. Nejo bundi yaransuye arambwira ati pastor, ibi bintu birimo biramfata cyane, ariko ubwoba mfite nuko abantu biwanyu nshaka kwinjiramo mbona bahindutse mutakimeze nka kera. Ngiki kintu cyambabaje. Uyu munsi arimo ariga ngo abe imam, ariko yarambwiye ati ikibazo mfite nuko abantu nzinjiramo mbona abantu biwacu babarusha agakiza. Muri abantu tugeze, Imana idufashe. Ahantu uri naho utuye wari imbuto zikwiye bihannye. Iri somo nzaryigisha mu masengesho ejo bundi twasenze, tuzaba twiriwemo. Ninde muntu ushaka ko uyu munsi yiyunga na Yesu? Ninde muntu ushaka kwiyunga na Yesu? Ukavuga ngo jya uyu munsi ndashaka kwiyunga nawe. Kwiyunga nawe watambuka cyangwa ukiyunga nawe ahantu uhagaze, mukagirana ubusabane nawe ukiyunga na Yesu. Tugiye kuririmba igitero kimwe na refure dusoze. Imana ibambere umugisha. Ube witegura, hanyuma witegure nk'umuntu dushaka kuzajyana mu bwami bw'Imana. Imana ibambere umugisha. Karibu baririmbye igitero kimwe, hanyuma dusubizeho gato tuze dusenga, dutanga umwanya wo ku cyumweru. Imaze kuba na 32.
bazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera babiciwe ikamba ry'izahabu umusume nzawinjiramo haleluya haleluya ntagushidikanya ijuru hari umunezero namunuga baruba bw'ijuru niringiye kuzinjiramo haleluya. Iyo turimo turajya hari umunezero. Ninde wumva ukeneye umunezero ngo arambure ikiganza tumusengera Imana? Ukeneye ko tujyana muri uwo murwa arahari muri iri teraniro ngo agire gutya? Hari umuntu utarakira Yesu umwami n'umukiza wateranye? Ndabona twese turi abakristo. Dufatanye dusenga, arahari? Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Iyo turimo turajya natambuka abadiyakoni badufashe iminota nayimaze ndwane nayo nayirangije ndengeje yitanu. Niba hari n'undi natambuke ukeneye ko tuzajyana muri uwo murwa, abashumba bigire hino wamugisha bawubatureho abantu babikeneye. Ukeneye kuza kwakira Yesu tambuka nawuze, wari warasubiye inyuma tambuka nawuze, bikore wihuse, ni inyungu zawe. Kubikora ni inyungu zawe. Imana ikumere umugisha mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusenge Imana twihuse. Tambuka nawe wihuse, dufatanye mu ijuru. Iyo turimo turajya abazajyayo bafite ibimenyetso bibaranga. Abandi mumfashe umuntu afata umwanya wo kwitekerezaho mu minota mikeya, kuko nishe umwanya nibige no gusenga Imana. Umwanya namaze kuwurenza. Fata umwanya ahantu uri uce bugufi dusenga Imana. Ahantu uhagaze mu mwanya wawe ndakwingize wongere wiyunge n'Imana muri uyu mwanya. Imana ikugirire neza. Mana nyiri cyubahiro, uhereye kera uko wari uyu munsi ni kukiri. Abakwiringira bazabana nawe iteka ryose. Hari bashiki bacu batambutse baje kwiyunga nawe, turabasengeye turabasaba kugira ngo uyu munsi bakimara kukwakira ubongerera imbaraga, ubaha ababyeyi bazabarera. Baje kwiyunga mu itorero wahamagaye ngacunguza amaraso y'igiciro. Turabasengeye ngo bakomeze. Dusengeye itorero turingingiye twebwe ngo umwuka wera uwo mufashe aziyongera abane natwe. Kandi uyu mukiranutsi wari muri iri teraniro umurinde gusubira inyuma. Abantu twebweho ntidufite gutinya, kuko umurengezi wacu arahari. Ndakwinginze iri torero uryongera imbaraga, umufasha yongereza akora imirimo n'ibitangaza mu bugingo bwabo. Turagushimiye. Kandi uyu mufasha yaje akiza indwara, uyu mufasha yaje akemura ibyananiranye. Tugushimiye kuduhaye imbabazi muri iri teraniro. Abatatiriye igihango ongera ubagirire imbabazi muri iri teraniro. Turagushimiye kubyumvise ukaba ubikoze. Tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu. Icyubahiro kibi cyawe tubisanye kwizera kubikoze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Uwanje bagume hano, hanyuma bakore n'umuyobozi uyoboye iteraniro atambuke, hanyuma adufashe indi mirimo igiye gukorwa bayikomerezeho. Imana ibamugishe. Imana ibaha umugisha. Abana nimba bari tayari binjira turirimba igitero cya nyuma cy'indirimbo. Abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera babikiwe ikamba ry'izahabu umusume nzawinjiramo. Haleluya haleluya ntagushidikanya mw'ijuru hari umunezero
Imana ibaha umugisha. Munyemerere dutunge ibiganza dusabire mwigisha wacu umugisha. Imana imuhe iki?